Mu gice cyatambutse mu nkuru y'inzitane twasize Ivy yarari kumwe na Gia ndetse na Liam. Ese niki yaragiye kubwira Liam? Munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyitangirire kuri abangaba bombi batatu. Liam ahera akabwira Ivy akamubwira ati Ivy, byose wumva ushaka kumbwira kano kanya urabyemerewe, nditeguye mbwira. Ivy ati are you sure? And that yes, I'm sure. Ivy ahera ko avuga ati wait, ndaje gatoya. Ahera akasohoka agahamagara Marisa. Marisa mu kwitaba ahera akamubaza ati Ivy, wibare kumpamagara, iyi namba yawe yari yananiye, wongeye ushyira ibikode kuri telefone yawe, isimu yawe wongera uyikuraho. Ndiyo nibaza wabaye iki ku buryo wongeye gukuraho isimu yawe? Hari umuntu mwongeye gushwana? Ese ubundi uri he? Uri kwa Kian? Ivy ati ninjye uguhamagaye wimbaza ibibazo byinshi, nabo nshaka wowe uzi kumpamagara. Marisa atari ko se marange, murumuna wanjye ugiye kuzansaza pe. Ivy uzi ko ugiye kuntesha umutwe neza nkaho utanga sara. Ivy ati wowe nibwo ugiye gusara? Njye nasaze kera, ahubwo uracyahirwa niba ukiwufite, njye nawe utaye kera. Marisa ati gabanya imikino, mama amaze kumpamagara ambwira ukuntu witeye ukagenda. Ako se wasaze ibihe bisazi? Ndabyumva, kurakarira Imana niwo muti. Biriya bintu nari nabikubujije, none watumye na mama bimenya. Uzi ko mama ahangayitse? Ivy ati ntahangayike, uzi njyewe amajoro naraye mpangayitse, n'uyu munsi ndacyahangayitse. Ariko se ubundi ko numva mwabirakariye mwabibabariyemo, iyo Mana yo kitari kwirwanirira, mwebwe muri aho ngaho nirwanirira icyubahiro cyayo, ikora imirimo n'ibitangaza mbibona. Njye nzakomeza kuvuga ngo Imana irakora se ntayibona? Oya, kwanza rwose mbabarira wimbwira iyo Mana, urabizi ko ntagishaka kuyumva. Marisa ati menya ahari wasaze pe. Ivy ati kandi nakubwiye ko njyewe byarangiye kera, bwarayaze. Marisa ati mbabarira wintera agahinda. Ivy ati ndakagutera kangahe se? Ahubwo banza wumva icyo nari nguhamagariye. Marisa ati ngaho mbwira ngo uteze yombi, none se kuri umusazi wanjye nagirane? Ivy ati nyine umva Gia na Liam barampamagaye. Marisa ati baraguhamagaye se ngo bigende gute? Ivy ati ariko se subizi ko Liam amaze iminsi yanyiruka ansaba imbabazi. Marisa ati ariko se wamubabariye? Ivy ati ariko se ndamubabarira gute kandi nkunda Kian? Njye nkunda Kian. Marisa ati ariko uri umusazi, ibi bintu twabiganiriye inshuro nyinshi. Babarira Liam mukora ubukwe, none se urakunda Kian? Kian afite Nikita, kandi urabizi neza ko Kian harya uyu munsi turi kuwa kangahe? Turi kuwa kabiri, sibyo? Niba ntibeshye kuwa kabiri kuwa gatatu. Ivy ati ibyo by'iminsi n'ibindeba, nyine uyu munsi turi kuwa kabiri.
so ibintu uri kumbwira n'ibintu uri kumva n'ibintu uri kukubaza ntabwo bihura. Mariza ati ariko urabizi yuko kuwa gatanu afite umurenge, urabizi ko Kiana afite amafaranga yiguriye umunsi we, urabizi ko iminsi ibarirwa ku ntoki kugira ngo bari abantu babane, waretse gukunda umugabo w'abandi koko. Aiva turamonda sinoga, none se urabona nzabana na Liam nkunda Kiana bigakunda? Urumva ibyo bintu bibaho? Biragoye. Mariza ati none urakora iki ko inkweto yabonye yayo? Wowe na Kiana mwamenyanye imitagiye, agufata nka mushiki we, nawe ugomba kumufata nka musaza wawe. Babarira Liam. Aiva ati ariko nimubabarira nzakoresha bwa buryo. Mariza ati ngo iki? Wabonye uburyo gusebera mu murenge bibabaza? Si wowe byabayeho? Aiva ati nyine byambayeho, nzi uko biryana pe. Uzi ko umuntu aba yavuze n'aho areba se, uzi ko ureba ukabona isi yakwikaragiye hose, uzi ko neza ujya kumva ubuzima buranze se. Mariza ati none ko ubizi kuki ushaka kubikora Liam? Aiva ati rega ndashaka kumubaza nk'uko yambabaje. Ubwo rero nimubabarira nanjye nzamusebereza, azajya mu murenge antegereza mbure. Mariza ati ariko se ubwo umusigaye ufite wabukuye he mwana wa mama? Aiva ati reka nkubwize kuri Mariza, nabaye umwana mwiza igihe kirekire, ntako nagiye nitwara neza, nagiye nitangira abantu kugira ngo bishime, ariko ngewe bikarangira mbibabariyemo. Nakoze uko nshoboye kugira ngo nezeze abankundaga n'abari bangaragiye, ariko uzi ikintu maze kubona, nta kintu umuntu yakora ngo ashimishe ikiremwa muntu. Ubu uyu munsi nitaye ku byishimo n'umunezero wanjye, nta muntu nkitayeho. Mariza atari kuri guhinduka nabi. Uwo ntago ari Ivy nze, uwo ntago ari Ivy mama yareze yakujije yatoje. Aiva ati uwo Ivy rero yarapfuye, ntawe ukibaho, uwo uri kumva ni uriho. Ndaje mbazonge, ndaje mbereke cukara yanjye, ndabasaza ahubwo bazaniruka. Mariza ati bazajya kwiruka ari we babanje kwiruka. Nose ubwo urumva wowe utasaze? Ese ninde wakubwiye ko ikosa rikosorwa irindi? Ninde wakubwiye ko ikibi kiganza aho kugira ngo ikiza kiganza? Bibiliya nuzikitubwira ngo ikibi cye kubanesha ahubwo ikibi mukineshesha icyiza. Aiva ati none uratangiye. Bibiliya yizanye ute? Mu biganiro byanjye nawe hari Bible nigize mvuga. Mariza ntukandakaze. Ibyo bintu byawe na mama byo kumbwira ngo Bibiliya, ibintu byo kumbwira ngo Imana, muratuma ntakora ubugome ngo nihorere. Mariza, uzi ikintu gikurikiye? Ngiye kuzonga mama Lucas, ngiye kuzonga umuntu witwa Priya, hanyuma ngiye kukuzongera umuntu witwa mama Priya. Abantu bose bambabaje, ngiye kubazonga mbereye kuri Liam, kandi na Ayman nzamwishyura. Mariza ati mbabarira mwana wa mama, mbwira ahantu nzi nkurebe. Aiva ati kwanza nta n'impamvu, sinarinde kukugisha inama, kwanza urabeho. Ahera akamukupa, arongera akagaruka mu nzu. Mu kugaruka mu nzu asanga n'ubundi Gia na Liam bamutegereje. Arabitegereza akabwira Liam, akambwira ati Liam, noneho kuri iyi nshuro njye nawe turemeranyije,
ndakubabariye reka dusubukure buri kimwe. Liyamata, are you serious? Iva ati yes, I'm serious. Liyama ahera akamuhobera anezerewe, na Gia nawe aramuhobera ubona babyishimiye. Ivy nta kindi kintu akora, aravuga ati rero ubwo twabyumvikanye reka nahe njye mu rugo njye kuruhuka. Liyama ati reka ngo tware. Ivy ati oya, njyewe nazanye imodoka yanjye nditwara kuri iyi nshuro. Liyama ati oya, reka ntware umugore wanjye ariko. Ivy ati nditwara none se sinizanye. Liyama ati oya, mfite inshingano zo kukwitaho sibyo se base. Ivy ati no way. Liyama ati yewe reka ngutware. Ivy arabyemera, Liyama ahera akamutwara akamugeza mu rugo neza neza kwa Kian. Kian aba ahagaze hejuru byose asa n'uri kubireba. Akabona Ivy ari kumwe na Liam. Kian arababara ahera ko yinjira mu nzu ubona afite umujinya n'uburakari. Ashira akanya Ivy akinjira ari guseka afite ibyishimo, ariko agasanga Kian warababaye. Ahera akamubaza ati se ko mbona wowe utishimye wabaye iki? Ntabwo nshaka nigendere. Ninjye wakurakaje, ni umugore wawe, ninde? Kian aho gusubiza araceceka. Ivy yitegereza Kian kavuga ati ndabona udashaka kumvugisha, reka nigendere. Ajya kugenda, Kian agahera akamufata akaboko. Ivy ati kandi kumfasha, ntabwo ushaka kumvugisha, reka nigendere. Niwumva uri muri mood nziza urampamagara umbwire ntahe, kandi niwumva utari muri mood nziza ubwo ndarariyo ngiye. Kian ahera akabwira Ivy akamubwira ati ariko ubundi ninde ukubwiye ngo ugende? Nigeze nkubwira ngo ugenda? Ivy ati none ko mbona warakaye, niba ari njye warakariye, niba ari undi muntu wakora akajarono, ni iki kitari kugenda neza? Ni iki cyabaye ku buryo uri kwitwara gutyo? Kian ahera ko yitegereza Ivy mu maso, ari n'akamukora mu musatsi. Ivy bira ko bimucana, barebana mu maso umwanya munini. Kian ahera akabwira Ivy kamubwira ati Ivy, ntabwo nshaka kongera kukubona urira, sinshaka kongera kukubona uri muri mood mbi, nta nubwo nifuza kongera kukubona usa naho wataye umutwe, sibyo? Mbabarira rero rwose wikikururira ibibazo. Ivy ati se noneho kuri inshuro nakoze iki? Kian ati none suzanye nande? Ivy ati kumbe rata wabirebaga. None se ubabajwe nuko narindi kumwe na Liam? Kian ati ntabwo mbabaye, ahubwo ikintu kiri kumbabaza ni uburyo wongeye guhereza uriya mushenzi umwanya mukanavugana. Gute ubu ndakuzana?
warunaniwe kumpamagara niba gutwara byari byakunaniye wari bumamagare nkaza nkagufata. Iva ati basi mbabarira niba bikubabaje, ntago nari nzi ko nyine ari byo byatumye umera gutya. Kiana ati byo tubyihorere, wahoze. Iva ati kandi ubona nzanye na Liam, nari ndi kumwe na Gia na Liam. Kiana ati Liam again. Ese wibagiwe ibintu uriya musore yagukoreye? Iva ati Kian, ndabyibuka byose nk'ibyabaye ejo, ndabyibuka byose nk'ibyabaye none ahangaha, ahubwo nta nubwo ari n'ejo nangwa se nk'ibibaye none. Ariko se uragira ngo nkore iki? Nirukanke munge se? Niba mpamagara bambwira ko banshaka se mbabwire ntabe? Kian nkore iki? Ese ubundi kuki uri kwitwara gutya? Nose ubundi uragira ngo mbigenze ne? Liam ari kunsaba imbabazi, ashaka ko njye nawe dusobokura ubukwe. Kian ati musobokura ubukwe? Seriously? Iva ati yego, nanabyemeye ahubwo. Kian ati nizere kuri gukidinga. Are you serious or you are joking? Iva ati I'm serious. None uragira ngo nkore iki? Mfata agasozi niruke se? Kian ati ibintu uri kuvuga wabitekerejeho? Ntabwo uri kugira ngo unyumve. Iva ati nabitekerejeho, njyewe na Liam tugiye gusubukura ubukwe. Kian ati ntabwo bishoboka, ubwo bukwe ntabwo bugomba kuba, ntabwo ugomba gukora. Iva ati ahubwo wowe ufite ikibazo, ndabuzwe n'iki se kubukora? Kian ati umva, Liam yarakubabaje ntabwo natuma mubana. Iva ati none uragira ngo mbane nande? Uragira ngo mbane nande koko? Ngenda njye kongera gukundana na Ayman? None se kugira ngo ntegereze umuntu tugiye kongera gukundana tuzakundana na nazi, nabura wenda Liam twarakundanye turaziranye twamaranye igihe, uragira ngo nicare ntegereze? Kian atari kuracyari muto. Iva atari ko kurya ni kare. Ese ubundi kuki uri kumbuza gukora ubukwe? Wowe ntugiye kubukora? Umusiba uyu munsi n'ejo ntabwo uzajya mu murenge. Ntufite ubukwe? Kuki udashaka ko ngewe nkora ubukwe? Kian ati Ivan, ntago nzatuma ukora ubukwe. Iva ati ariko noneho wasaze si gusa, kubera iki se? Iva ahera akanarakara akavuga ati Kian, uragira ngo nkore iki? Uragira ngo naye gukora ubukwe nishare hariya ndi kurebera bakuntwara, ndebere niko itari gushyingiranwa nawe? Urumva aribwo bizanezeza se? Kubera ko nagusariye, kubera ko ngukunda, niyo mpamvu wumva ko icyo wambwira cyose nacyemera. Kian, byemere ko nawe unkunda, kuko ntabwo ari njye ugukunda njyenyine, sibyo? Ndabizi ko nubwo ugiye kubana na Nikita utamukunda, erega niyo utavuga mbibona mu maso hawe. Gusa tugomba kwakira ukuri guhari, ntabwo uri uwanjye nanjye si ndo wawe, rero genda ukora ubukwe nanjye undeke. Kian ati ntabwo ubu bukwe uzabukora. Iva ati ariko noneho uri kwikunda, hanyuma wowe ukora ubukwe njyewe sinzabukore. Kian ati Ive, ntega amatwi kandi unyumve utuje.
ntago nabasha kubaho ntagufite, ntago nabasha kubaho ntakubona, ugomba kuguma iruhande rwanjye. Ivan ati mbe igikoresho cyawe, ushaka ungiriho ibara ryawe se? ushaka ko nkubera iki? Kiana ati Ivy, nibyo wabivuze ngo ndagukunda, yego ndagukunda, kandi cyane nubwo nkukunda nkuko nkunda Nikita, nkukunda kurusha uko nkunda Nikita. Kuva nakumenya intekerezo zanjye zose zibera iwawe. Byonyine no kuba tubana muri iyi nzu mba numva byonyine ari umugisha. Iyo utari muri iyi nzu mba numva hari ikintu kiri kubura. Ariko nanjye ntabwo nzi icyo gukora. Ivan ati rero akira ko twahuye imitagihe, twembi turakundana, ariko reka twibagirwe urwo rukundo kuko ntaho ruzatugeza. Tuve kuri abo ngabo bombi babiri twigarukire mu rugo kwa Jenta. Lucas aba ari kwitegereza mama we, yamuhereye ku kirenge amureba. Ahera akamubaza ati none se mama, bite byawe kuri hano kandi? Ese ninde wakurangiye iwanjye? Undi aterega mwana wanjye, nubwo iwawe ntari mazi, ariko nahamenye mu rupfu rwa Nimurati. Naranahageze ariko ntinya kwinjira. Gusa nukuri ngarutse ahangaha. Lucas tugarutse ahangaha se ubundi wari usanzwe uhaba? Undi ati nabura nje ahangaha mwana wanjye, nje gusaba imbabazi. Mbabarira amakosa yose nagukoreye, mbabarira ibibi byose nakoze, ubugome bwose nakoze ndabwemera, amakosa yose nakoze ndayemera. Mbabarira wowe n'umugore wawe, mbabarira wowe n'abana bawe, umwana wawe rwose nawe mu munsi abiri imbabazi. Lucas ati ibintu uri kumbwira ntabwo ndi kubyumva. Mama nsohokera ahangaha ugende pe, naguhaye amahirwe kenshi gashoboka, ariko ayo mahirwe ntiwigeze uyakoresha. Mama nagusabye guhinduka kera, ariko ntiwigeze ushaka guhinduka. Rero mbabarira, ahubwo wirukanke umvira ahangaha, umpa amahoro, ugende ubeho utuje. Jenta ahera akabwira Lucas, akamubwira ati ariko se papa Kimi, uyu ni mama wawe, wamubabariye koko, wamuhaye amahirwe, ugize amahirwe araje, nabura akeneye ko tuba umuryango, none uri kumwirukana. Lucas ati ntabyo nshaka. Buriya nahoze numva amanjwe yiwe yivugisha ngo ari gusaba imbabazi, ntago mari. Mama kwanza niba ari imbabazi ukeneye ndaziguhaye, ariko mvira muri uru rugo ugenda. Ati mwana wanjye waretse koko ko numva nkeneye kongera kubana n'abana banjye. Jenta ati ariko wamureka akabana, sibyo? None se rega arashaje, nta nose urabona ari nduri bumwiteho uretse twebwe. Lucas ati ariko sinjye mwana wenyine yabyaye, afite n'abandi yabyaye, nagenda ajye kuba kuri abo ngabo. Jenta ati none niba ashaka ahangaha. Lucas ati wa mugore we, ntago ndi gusaba ndi gutegeka. Mama wanjye ntago ari we muri uru rugo, sinamusigiye inzu se, inzu abamo hari ubwayikodesha, nagenda ajya kuba muri iriya nzu. Jenta ati ariko se umukecuru ungana gutya arajya kuba mu nzu ya wenyine? Lucas ati wa mugore urampunda sinoga, kwanza reka nigendere.
nuko asahira ko yigendera agasiga Jinta na mama we mu sitting room. Ku rundi ruhande Iva aba yagiye kureba Ntwari, amarira ari yose ari marira. Ntwari akimubona ahera akamuhobera akamubwira ati kandi umeze ute sheri, ubaye ute, ubaye iki ko mbona urira? Iva ati byandenze, ndumva ngiye gusara, ndumva nataye umutwe, sinzi icyo gukora. Niwe muntu wenyine kano kanya wabasha kunyumva. Ntwari ati kandi bigenze bite mushiki wanjye? Hari umuntu wongeye kukubabaza? Hari umuntu wongeye kukuvuga nabi? Kankubwiza ukuri, kuri iyi nshuro noneho nakica umuntu. Ntago nshaka kuzongera kukubona urira, nta nubwo nifuza kongera kukubona wataye umutwe. Iva ati nta muntu n'uyu n'umwe rwose wanesheje umutwe, ahubwo amarangamutima yanjye niyo agiye kunsatsa. Ntwari ati amarangamutima yawe ushatse kuvuga iki se? Uri mu rukundo se? Iva ati cyane, nsigaye nkunda Kiyani nk'umusazi. Ntwari ati ibyo warabimbwiye. None se uyobewe ko agiye gukora ubukwe? Iva ati yego ndabizi ko agiye kubukora, ni nacyo kiri kunshengurira umutima. Gusa noneho kuri iyi nshuro ndumva kwihangana binaniye. Ntwari ahera akamuhobera akamubwira ati tuza sheri, please wirira udatuma nanjye ndira. Ahubwo se nabonye Riyama ari kumbwira ngo mwasubiranye, kwaba ariko kuri? Iva ati yego, gusa nyine ntago nabishobora. Nzi neza ko mu mutima wanjye numva ndi gukunda Kiyani, ahubwo hari ikintu nje kukubwira. Ntwari ati nguteze yombi ni igiki? Iva ati Ntwari, Kiyani yansabye ikintu gikomeye, njye nawe dufashe umwanzuro ukomeye. Sinzi niba bizaduhira, sinzi niba bizatugwa amahoro, ndumva mfite ubwoba. Uzi ikintu gitangaje se? Twembi turakundana. Ntwari ati ngo iki? Murakundana se wabibwiwe n'iki? Iva ati ubwe Kiyani ubwe yatoboye, nawe rero arabimbwira, numvaga nabaye nk'umusazi. Yabimbwiye yuko ankunda, ariko nanone ansabye ikintu gikomeye. Ese ikintu ansabye ndaza kugishobora? Ntabwo ndishuwa ko ibintu yansabye ari njye nawe ibi bintu tuzabirenga. Ngendeye inama zawe musaza wanjye. Mariza ntago ndi kumubona kano kanya, rero kano kanya ni wowe nakwishingikirizaho ukambwira icyo nshobora kuba nakora. Ese mbyemere nangwa mbyange? None se mbikore nangwa simbikore?
ibi bintu kubikora ni inyungu zanjye na Kian, kandi nanone kutabikora ni igihombo cyacu twembi. Nanone kubikora ni igihombo kuri twebwe, kandi nanone kubikora ni inyungu kuri twebwe. Mbese byose ndabona amahirwe angana, ndabuze amahitamo. Mbikore mbyihorere, mbyemere mbyange. Ntwara ati se ni ibiki kandi Kian yagusabye? Ni ibiki yakubwiye? Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese ni iki Kian yaba yasabye Ivy? Lucas yanze kubabarira mama we. Ese ubundi uyu mukecuru akwiye imbabazi nangwa naza akwiriye? Ese Ivy yababariye Liam bya nyabyo nangwa no kugira ngo amubabaze? Iyi myitwarire ya Ivy se ni ngombwa? Ese aho ni ngombwa ko umuntu ahinduka ngo nuko yababaye nangwa abantu bamubabaje? Ese ni ngombwa kwihorera? Byose twibaza ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane. Njyewe nitwa Atete, nijyo andika kandi ni nanjye wibagezaho.